Bakunzi b'u Rwanda Twifuza TV mwiriwe mukomere kandi mugira amahoro ndasoza cyane cyane aho bukeye mwese babanye mugira amahoro. Narababwiye nti aka RDF kashobotse babeshya murebe bari kwiruka nk'impehe. Ubwo rero bakomeza basinziriza nk'imiserebanye aka muserebanye wibere mu mwotsi. Ibirunga babirimo kandi naho muri mu gihugu hose barahari. Ushoboye ahunge kandi nababuriye ngira ngo ni inkuru zanyu. Ubwo rero iyumvire ibyo bababwira bati tunabavudukana mpaka Rwanda. Umva ko kana Kichanga jambo. Operesheni Kichanga jambo. Tunamshukuru Mungu vraiment kuona tumefika mbele mjini wetu wa Kichanga. Mungu wote mutunge mkono kabisa tumupige adui. Kwa majina yangu ni mimi ni Colonel Bigirawagabo Nzita. Ambaye anaongoza sekta ya tano kwa chama yetu ya ANDC Hashebare AFDP. Tunamupiga adui na tunamfuata mpaka kumrudisha kwao Rwanda. Aricyo nababwiye ngira ngo mwongere musubiraho. Nabwe nti RDF ntigisigana n'intama ari FPR ntigasigana ya ntama yabo. Cya kibwana cyo bari nacyo cy'intama aho bari kwiruka cyasubiye inyuma bari kwiruka nkana nacyo inyuma. Barindizaga izagahinda kuko bashize basubiye iwabo nyine kandi barabiruka. None se muzi ko barabareka bagomba kwiruka. Yumvire noneho aho bigeze n'intama yabo ngiri imbere kandi nyabagana cya kibwana cyayo ngicyo ntibasigana nacyo niyo muturukiro wabo ngicyo abashidikanyaga ngiyo ya ntama.